Christian nyine ajya gukundana na Linda ninjye twakundanaga twari tumaranye imyaka nk'itatu muri uko gukundana n'ibiki turabyaye tumaze kubyara umwana afite nk'amezi nk'abiri gutyo nibwo Christian yakamatanye na Linda noneho nza kuzabimenya yuko iyo ngiye ku kazi amuzana akamuparika mu rugo agafata n'imyenda akambara agahindura bakongera bakurira imodoka bakagenda ni wa muntu udashobora no kwibwiriza ngo avuga ati byibuze akira n'ibihumbi 10 ugurira umwana amata Linda nta kibazo mubaraho pe nta nubwo ndibuze kumutera amabuye ngo yatwaye umugabo kuko umugabo ntibamutwara ariko uyu Christian yakoze uziko abagabo bajya bateranya n'abantu kuko nimba utabashije kwita ku maraso yawe none amaraso yawe wabyaye atari impanuka wanabyaye ari uko wanabisabwe n'umubyeyi kuko nicyo yakurikiye kuri Linda nabimenye Slim Jesus ntabwo ari Linda gusa wamye acembana na Zabami Sadikoru reka mwumve iby'umugabo wa Linda uwo bita Christian ibyo aregwa tazubaramutse oya urumva uwo mudibe anzanaho ibintu by'ubwesikoro no gushaka kuntesha umutwe kandi rwose ibyanjye nawe umva uretse kuba ari long story ukuntu byatangiye urumva Christian nyine ajya gukundana na Linda ninjye twakundanaga twari tumaranye imyaka nk'itatu urumva dukundana umva ubwo na nyina yari akiriho nyina wa Christian nyine dukundana handi umva twanabanaga nduza ari ukubana nk'umugore n'umugabo noneho yari afite nyina urwaye kanseri urumva noneho hakazamo nyina agapresha ko kuvuga ngo nyina ngizaniza ngo ashobora gupfa ngo atabonye ngo umwuzukuru bla 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 yewe tukicara tukabiganiraho tuza gusanga rwose tugomba kubanza tukabyara mbere yo kuvuga ngo turakora ibintu by'amakuru n'ibiki hagati aho ngubwo twakundanaga ndi umudivorce nyine mfite n'abandi bantu ku ruhande so ubwo ngubwo muri uko gukundana n'ibiki turabyaye nihutishije turabyaye tumaze kubyara umwana afite nk'amezi nk'abiri gutyo nibwo Christian yakamatanye na Linda mbimenye nyine bimwe nyine umenye ibintu ugavuga ugasakuza n'ibiki Christian barivugishije ngo umpamagara Linda nyine amazi se uwo muhungu murakundana ati turakundana ntise urabizi ko tubana afite n'umwana ati ngiye yambwiye yuko ati uri baby mama we gusa ati nta kindi ariko ubwo bakaba bari basanzwe banazana akamuparika mu rugo ngo aje ngo kureba noneho nza kuzabimenya yuko iyo ngiye ku kazi amuzana akamuparika mu rugo agafata n'imyenda akambara agahindura bakongera bakurira imodoka bakagenda ubwo muri uko kubana nibwo yaguze iriya modoka afite ayigura urumva y'amafaranga twabikaga n'ibiki arayigura twanabyaye avuga ati rwose reka ngure imodoka umwana wanjye ntabwo azajya agenda mu muyaga n'ibiki umva umuntu akoresha iyo bwabaga imodoka iraboneka muri uko kuboneka nibwo yahise atangira kukamatana no Linda atangira n'ibiki ndabimenya tukajya dusakuza byo gufuha bla bla yangera imbere ati ntabwo uriya mukobwa dukundana n'ibiki biza kugira igihe rero bimaze kumurenga abareruye agenda agiye urumva agenda agiye ati ubwo umwana ati nzajya mumenya n'ibiki tujya muri zo rwaserera kuva umwana afite ayo mezi kugeza izi saha amaze kugenda ejo bundi afite umurenge ndamubwira nti ntawe muri bukore utariyandikishaho umwana banzana ibintu by'ubwesikoro we na Linda akajya yivugisha nawe ati ntabwo ngiye najya mu murenge ariko atariyandikishaho umwana atuguze ati ubwo naba ndi mu murenge mu biki ati niba adashobora kwita ku mwana we ati niki cyanyemeza ko yazita ku banjye ibintu nk'ibyo noneho Christian ukuntu ari umwesikoro Christian barambwira ati tujye ku murenge tujye kwandikisha tugeze ku murenge uwo munsi aratinda amaze gutinda asanga executive aragiye ahita arivugishwa ati tugaruke mu gitondo kuko yari abizi ko ndi bube ntahari mfite urugendo urumva ndabihorera kandi nabo muri iyo minsi nibwo bari bafitemo umurenge ndabihorera Christian aranyibwisha terega ati ntago ari ngombwa yuko ati bibi tegeko n'ibiki ati ngenda bizi kumwana ari wanjye ati kandi nzamwandikishaho ati ntago ari ngombwa kubikora kubera pressure ngo umuntu ko mfite umurenge ubwo no kunsengera iwabo bari kumpamagara
bambwira ati ntabwo turi bumusezeranye utabanje kuza ngo twemerere yuko mwemereye ko asezerana. Ndagenda ku rusengero hose ndamubohoza n'ibiki rwose muzamusezeranye brabra. Ubwo nuko yari yambeshye yuko rwose nta kabuza aho azabonera azahugukira avuye muri stress z'ubukwe n'ibiki aziyandikishaho umwana. Ndamwihorera. Urumva aho ngarukiye rero ndamubwiye se kutajya kwiyandikishaho umwana ati ndaje nzabikora ndaje bihera muri ndaje. Ubwo urwo rugendo rwose ndi kukubwira ni wa muntu udashobora no kwibwiriza ngo avuga ati byibuze akira n'ibihumbi 10 ugurira umwana amata. Iyo mbimubwiye anyigiraho umuntu wa danje dore ko mwese aba yababeshya abafafaritse ngo ni umuntu w'umukire ngo wa danje. Ubukire ze niki? Urumva ubukire ni kari agasara afite Kacyiru niko abayiratana ngo afite ngo ama business y'abandi agenda yitirira atari naye ameze nka hari umukomisiyoneri muri izo business. Nibyo abababeshya ngo afite ngo ama business ngo ni umukire. Sawa, igihe kizagera azagaragara, igihe kizagera kimwerekana. Ibyo birangiye urumva ni wa muntu udashobora no kwibwiriza. Yewe sinanamuhamagara ngo mbwire ngo n'umwana yarwaye ngo abe yananyohereza n'ibihumbi 5. Kandi ubwo iyo nateje rwaserera n'ibiki none afite n'umuryango bameze kimwe bakundira ha ubwo ngo biyemeje kuza kuri izo mbuga nkoranyambaga ngo kugira ngo bakunde ngo babe ngo ibyamamare n'ibiki. Dore ko babonye n'umuterankunga Linda rwose ubibafashamo. Uri kumva? Ubwo yigeze kwiyemeza ati jewe ati nzajya ntanga indeza y'ibihumbi 50 n'ibiki. Igihe Jihad yaratangiye kujya bavuga kuva icyo gihe ibyo bintu nta musi n'uyu n'umwe yari yabishyira mu bikorwa. Kandi yarangiza agaca ruhinga nyuma akajya agatanya ahantu hose byaba yaranamburutse kereka kuri Instagram niho afite page njya mbona anyandikiraho agatangira kunyinginga ansaba umwana buri uko ngerageje maze kugerageza kumumuha inshuro nk'ebyiri cyangwa 3 ariko uko ngerageje kumumuha ajya kumunsubiza tubanje guterana amagambo tubanje gusakuzanya. Nk'ubu ngubu ejo bundi kuva yakora ubukwe hari haciye nk'amezi 3 atashobora no kubaza ati umwana ameze ati. Ejo bundi sinzi kashigira mushyiguye ati wazampaye umwana ati twaba turi kumwe muri vacancy n'ibiki ndamwana ntawe naguha ko uwo mwana wanze kumutangira indezo wanze kumwandikishaho n'ibiki ati ho yati ibyo ni ibintu byoroshye ati nakubwiye ko nzabikora ati nuko ntarabona umwanya n'ibiki. Ndamwihorera ndamuga ntoke sawa uze kuza umufate ariko uramumarana iminsi nk'ibiri yonyine ngarurira umwana wanjye. Ndamumuha maze kumumuha aramujyana uretse kwirirwa we narinda bari kumwifotoreza bapostinga ibintu by'amavideo aho y'ubwo rya dashinga. Arangije ejo bundi ndamugati rero ndashaka umwana mugarure ngwe se ngo uwo mwana ngo buri kumuniza ngo buri kumuntu numva barambwiye ngo se ngo umwana ngo buri kumunopfesha ngo cyawe ndahunga ndize nakubwiye kuri bumarana iminsi itarenze 2 cyo nshaka n'umwana. Ubwo ninjoro wumve ngo twarahitanye amagambo keka nkwereje nk'ama audio yarari kubwira umwana akajya abwira umwana ngo reka ngihangane ngo avutse ngo ku muryango mubinga ibiki n'ibiki. Ubwo ibyo byose bari kubikora icyitwa Linda icyitwa ngo abana bamushikiwe abakobwa ubuzababona harimo bamaze iminsi bakorana ibintu byabo by'amavideo. Uri kumva bakajya bavugira ku mwana bibaza umwana ufite umwaka bakajya bamuvugira ahubwo bugambo bwose ise Alice akifatana audio ari kumubwira ati ngihanganire ngo wavutse ngo mu muryango ngo nese ngo nyoka aragushaka ngomba ngo ndamubyo ngo ubyuke kare ngo ubyuke yarubika rwose ngo nyoko ngaragushaka ngo nkujyane. Ubwo yahamagaye umwe mu nshuti zacu aramubwira ngumva ngo ndamumujyanira ngo niyongera kumva ngo mumusabye ngo ubwo nyine ngo nzategereza ngo igihe ngo umwana ngo azakurira ngo umunsi ngo umwana we ngo azaza ngo kunyishakira ngo mpfa kuba nzi ko mufite ngo kandi ngo n'umwana ngo akabanza umwana w'umwaka umwe se amuzima ibiki uriya ko abari igitambambuga amuzima ibiki ngo dore ngo umwana ngo nk'ubu ngubu noneho igisetsa ibaza umuntu wifata ngewe ku muntu nkanjye ufite umwana uri kumva. So rero izo rwaserera zose niyo witwa ngo wamwubashye niyo witwa ngo wamwubashye urumva byose nta na kimwe agaciro. Ngewe ubwanjye ku giti cyane sima nifuza kujya muri zo social media n'ibiki byose uri kumva ibyo arabizi neza ni naryo turufu arisha kuko arabizi neza ko ngewe ibyo bintu mba nashaka kubigaragaramo
ariko we kuko ari ryo ashaka. Yes. cyakoze ndumiwe. Buriya hari ibintu bijya bibaho hakabaho n'ababigenderamo bakaba victim bakaba inzirakarengane z'ibyo bintu. Yego. Ubu nk'uyu mwana ku kigaragara n'inzirakarengane y'amateka ya se na nyina. tureke twirengagize ibyo kuvuga ngo umugore n'umugabo ngo baba abana batarasezeranye bijyanye n'amategeko. Hari abantu bagiye kuvuga ngo uyu mugore ibi yabikoreshejwe n'ifuru. Buri mugore wese wa Christian, buri mugore wese ahava akagera. Yego. Nimba koko bino bintu atubwiye ariko byagenze. Donc Christian yarabanaga n'uyu mugore anateretana n'undi ku ruhande akamushyira ku ruhande akarinda ubwava mu rugo ajya gushakana n'undi barabanaga n'uyu nguyu. Umugore yaragambaniwe. Akaragambaniwe ate? Yagambaniwe n'aba bombi, yagambaniwe na Christian na Linda. Ubwo Linda yaba yarabirimo. Ubwo Linda bari iby'umugabo? Ntabwo navuga ko yibye umugabo kuko ntiyari umugabo we mu mategeko. Ariko ku bijyanye n'amarangamutima nuko nibyo bumvikanye yari umugabo we. Yari umugabo we. Yego. Rero uyu mugore afite ishingiro ryo kubabara. Urumva bari baranabyaranye. Nubwo Linda nawe nta mutera amabuye kuko uyu ngo ni Christian ntabwo ari ihene bashyizemo ikiziriko ngo bakurubane batware. Ihene buriya niyo biba. Yego. Rega nta n'umuntu wiba umugabo se bamwibabate. Umugabo ni igikoresho batereka hariya ku buryo kitahikura undi wese akaba yaza akagitera akagishyira hariya. Umugabo ni umuntu ufite ubwenge. Yego. Wo gushyira muri analize agatekereza icyo gukora n'icyo kudakora. Ibyo afite kwemera n'ibyo adafite kwemera. Yego. None se umugabo bamutwara bate? Kukiriho uyu muhungu nimba ari umuhungu nimba ari umugabo yari player boy. Yego. Sibyo? Ashobora kuba yarashakanye n'uyu mukobwa ku mpamvu z'uko yamushakagaho umwana. Umbishe ko uyu mukobwa yatangiye abivuga yuko ngo mama we akiriho yabashyizeho pressure umuntu bakundana ati nshaka umwuzukuru. Mungu rero nyina yashyizeho igitutu ko ashaka umwuzukuru. Ubwo uwo bari mu rukundo ako kanya niwe ubiberamo inzirakarengane wowe ukagira ngo ni urukundo. Buri igitsina gore tugira ikintu cyo kwibwira yuko ngo umwana ari uzatuma se agukunda. Most of women abenshi simvuze ko ari bose abenshi bizerera muri icyo kintu. Ugasanga ni umwana w'umukobwa rwose akundana n'umuntu bakundanye imyaka 5 bakundanye imyaka 7 ntaranamubwira n'igitekerezo cyo kubana. Umuhungu nyina yamubwiraho pressure ati se kutaduha umwuzukuru cyangwa yabona umuhungu yabona abandi basore bafite abana nawe akumva akeneye umwana agahita atangira kumusaba ngo tubyarane. Ntibarashyingiranwa ntibari abana ntaramugezaho n'icyo gitekerezo bakundanye imyaka ingana gutyo ati tubyarane. Umukobwa agahita avuga ati buriya yenda umwana niwe uzatuma ankunda. Nacyo cyabaye ahangaha kuri aba bombi. Akamubyarira azi yuko uwo mwana ari ikintu ari nk'ikiraro kibahuje kizakomeza kubahuza aribwo yenda azemera kumushyira mu rugo. Ndakubwiza ukuri umusore utemeye kugushyira mu rugo uri umukobwa akakubyaza ukiraho ngo kandi mukundana kubeshya ngo aragukunda. Ntuzibwire ko n'umubyara azagukunda cyangwa se azakugira umugore nyine ngo ubu aguha agaciro nk'umugore. Uyu se ntabwo bamutaye mu nzu ari umugore. Yaranabyaye uwo mwana. Uyu musore yarahemutse. Tujye tuvugisha ukuri iyi couple ya Linda na Christian ndayifana pe. Ndanabakunda cyane. Ariko Christian yarahemutse yabaye umwana mubi hano hawe. Yahemukiye umugore babyaranye bwa mbere. Banabanaga. Ntabwo babyaranye ahubwo barabanaga. Yari gukora iki mu gihe bari batandukanye? Bari batandukanye guteze. Inkuru ntabwo uyumvishe muri ibo. Ariko buri wese agira inyungu agira inkuru ariko ni side y'uwo ngo ashobora kuba yabivuze mu bundi buryo akishyamo uturyoshye ku buryo yananirwa gutandukanya yuko yabyaranye n'umuntu. Oya kuba barabyaranye nibyo ariko kuba barabyaranye nibyo. Wabonye ifoto sinzi nimba n'ifoto warayibonye ari Linda na Christian n'umwana w'uyu mudamu. Ku buryo uyu mudamu yaterateranya inkuru yuko ngo yajyaga bazana aje guhindura imyenda agasubirayo
hanyuma agateratanya inkuru y'uko yihamagariye Linda nyir'ubwite. Linda we nta kibazo mumubaraho pe, Yego. nta nubwo ndibuze kumutera amabuye ngo yatwaye umugabo w'abandi, yatwaye umugabo w'abandi. Nta mugabo Yego. yatwaye kuko umugabo ntibamutwara, sibyo? yego ariko uyu Christian yakoze, uzi ko abagabo bajya bateranya n'abantu, ushobora gusanga uyu mugore yanga Linda nta mukuru urwo rwango urumva ndetse rushingiye ukurikije iyo nkuru ntabwo bishoboka ko uwo mugore ashobora kuba yarigize inzirakarengane uwo nguwo wo ku ruhande. nkurikije iyi nkuru ntabwo yigize inzirakarengane, ahubwo ni inzirakarengane. nimba iyi nkuru ari ukuri koko, yego nose nimba atari inzirakarengane urumva bataramutaye mu nzu. Bamutaye mu nzu, ikindi yego. bamuta mu nzu, noneho ngo uwo banabyaranye uwo mwana yego ntiyanabasha no kumusapotinga. urumva ibyo bintu biri right? ahubwo uyu muhungu ku kigaragara, reka mwite umuhungu kuko ubwo ari umugabo wubatse, ariko nibyo numvishe uyu mugore yakomeze kumwita ngo ni umuhungu. biragaragara ko nicyo yakurikiye kuri Linda. Linda nabimenye yamukurikiyeho fame. oya icyo ashaka ni ubwamamare, kuko nimba utabashije kwita ku maraso yawe, noneho amaraso yawe wabyaye atari impanuka, yego wanabyaye ari uko wanabisabwe n'umubyeyi, yego uwo mwana ukamwabandoninga. twumvishe umugore abyivugira, ntabwo ari byo ubivuze Yego. ko ngo ntacyamufasha, sibyo? uba wumva wowe azagukunda bingana gute? ubwo yamukurikiyeho kwamamara. buriya reka nkubwire, nubona umuntu udakunda umwana we, amaraso ye, Yego. we nta kintu azabaza, wese mupfana iki? ku buryo bashobora kuba batandukana. kandi bajya bavuga ngo inkoni ikubise mu cyeba burya ujya uyirenza urugo. uzi impamvu? yego uzi impamvu bakubwira ngo ujya uyirenza urugo? biba bisobanura ko nawe bwakikagukubita. ntabwo Linda byamubaho. bro we yenda nuko afite itegeko rimurengera, sibyo? kuko yagiye mu itegeko, kandi itegeko naryo ntirijya ritegeka abantu kwihambiranaho. njyewe nakunze inkuru y'aba bantu. hari igihe Linda yavuze ati njyewe n'umugabo wanjye twarakundanye, kuva twakundana nta na rimwe twigeze turyamana, twaryamanye nyuma yo gushakana gusa. urumva ko umuntu wihanganye icyo gihe cyose biragoye ko yaguhemukira. ndumva ncitse, simbizi impamvu ncitse intege muri ino nkuru. nakundaga ino kapo, ariko biragaragara ko aka gahungu ni agahungu. ni umugabo kubera ko afite igara rito. oya ni umugabo, ntabwo ari uburyo bwo kumutuka. oya ni umugabo, ni igara rito yifitiye. ni umugabo pe, kandi ni umugabo mu rugo rwe, afite n'icyo cyubahiro rwose. nameze neza cyane. ariko biragaragara yuko afite utuntu tw'uducabiranya. ntangiye no guhangarikira Linda. ntangiye guhangarikira nimba yarafashe umugore babanaga mu, ariko ubundi kukirinda we ibyo bintu atabye. ubundi izo ni red flags. ibyo ukimara kubona umuntu akora ibintu bisa bityo, undi mugore amufite mu nzu, izo bazita red flags. ni ibimenyetso bikwereka ko uwo muntu atari umuntu muzima. ubwo ni bya bindi abakobwa ngo baca umugani mu kinyarwanda ngo intumva ngo ibwirwa ari uko ijisho ritukuye. asereka nkubaze ni red turamutse oya ndakubajije, reka nkubwire. first of all uwo ruba ari urukundo rwe rwa mbere, ndabyumva, sibyo? yego banabana mu nzu, akajya amutendekera aho ubireba, noneho ubirebesha amaso, si ibyo bakubwiye. uyu nguyu arabivuze, ariko ntabwo byabaye, nta bimenyetso bigaragaza ko byabaye. turi kureba ibyo yavuze, none se wowe urashingiraho uvuga ko nta byabaye, hari ibimenyetso byo bigaragaza ko bitabaye. hari ikintu nk'umugore yari gutanga story akaba ati ngiye yancaga inyuma tubana mu nzu, kandi ugasanga icyo gihe avuze ngo yancaga inyuma tubana mu nzu, tubwo yari yigire nk'igisenyi cyangwa ataranahari, ariko wenda bakamubwira ngo umugabo azana ntuza ibigaragaza ibihakana. ni ukuvuga ngo turagendera ku bihari, sibyo? uragira ngo bazaze bagere icyo bicare bavuge ngo arabeshya ngo ibintu nk'ibyo. ntabwo baza ngo bashatse banabivuga mu nyungu zabo no guproteje icyubahiro cyabo. ariko ikiriho cyo uyu mukobwa, nimba ari umukobwa ubwo ni umufiyemeri, sibyo? kuko ntabwo yigize atubwira ko ari umugore wubatse. ikiriho cyo ni uko yaragambaniwe, yarahemukiwe, tubivuge gutyo. uzi ko uyu mukobwa ashobora ko yabyaranye n'uyu muhungu yenda avuga ati azankunda, tubane tujye no muri uwo murenge tunashyingira, nyina ngira umugore. uri umwana w'umukobwa wemeye guhara ubukobwa bwe, akemera gushyira undi muntu ku buzima bwe, ubwo ni ukubyara. oya yari umusingo mada, yari umusingo mada.
yaba umusingo mada yari asanzwe afite abandi bana. uzi ko abana ubwira ikintu uzi ko abana hari ikintu kijya hano mutumva yuko iyi mvugo nyikoreshe mutanyumva nabi. Abana ku gitsina gore bijya bituma muri seve ya relationship yabo bigira icyo bigabanura cyangwa bigira icyo byangiza. Abana muri relationship y'igitsina gore most of yego cases hari icyo bigabanya kuri relationship yindi nshyashya cyane yindi nshyashya. None urumva hari hajemo undi mwana nese uwo mwana n'uwa Kristiya wundi nimba umusingo mada yari uwa Kristiya nibaze kwishyiraho igisaso uvuge ati ngiye kubyara undi mwana utari se w'uwo mwana nuko ngiye kubyara n'undi muntu utari se w'uwa mbere babisobanura ngo yenda we yenda reka gerageza amahirwe bizakomera mfugira hanga yenda nzabyara abandi bana sinzavangavanga urumva atamukoresheje penalty aho ngaho bamuhemukiye. None se nyine niyo yatahemukiwe kuko urumva nimba wenda umukobwa bari umugore simuzi pe sindi kumuvugira ariko kukiriho yarahemukiwe tujye tuvugisha ukuri. Nuko nguko bimeze nuko ndi kumva twakigana ku musozo. Ubwo rero najyaga ngo numve side yawe kuri iyi nkuru kuko inamaze iminsi. Niyo ngiyo rwose nuko jewe mbyumva nimba uko uyu mukobwa bivuze nimba ariko byagenze. Yego yarahemukiwe kandi ahemukirwa n'abantu babiri babigiyemo inama mu mugambi. Noneho nkahita nongera nkagaruka muri uku guhemukirwa uyu mukobwa yakorewe nkahita ngirira impungenge Linda nawe nahagaze. Urabona bitazamuviramo ingaruka inde Linda ziki nyine nimba wenda abanye n'umugabo yarabanye n'umugabo bakabana n'umugabo kandi yarabizi akazajya ni bya bindi byo kuvuga ngo kereka bari ibintu bimwituyeho ni bya bindi byo kwanga gukundana n'umugabo ufite umugore ukazajya kumusura nyine ukajya kumureba hatuye nyine kugeza igihe noneho uwo mugabo avuye mu rugo rw'akaza mu rwawe. Urumva nta ngaruka byazamuteza yaba mu by'imiryango cyangwa iki ingaruka zo buriya amateka y'uru rugo rwa mbere rwo yo Linda yisanzemo kandi ntazigera ava ku buzima bwe kuko none se si ubireba nyine none aya mateka y'urugo rwa mbere utarimo n'umwana byo biragenda bikanibagirana ntibizaname ariko noneho urugo rurimo isano y'amaraso biba bigoye biragoye. So reka ngushimire reka dusoreze hano. Urakoze cyane.